Ndabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, mwese abankurikiye kuri iyi channel ya YouTube, muri kumwe n'umuvugabutumwa Mwongerwa Goreti. Reka nsenge Imana. Uwiteka Mana yo kwizerwa no kwiringirwa, nciye bugufi imbere yawe nkwaye icyubahiro kuko ari wowe ugikwiye. Mana, nsengeye buri muntu wese wumva ubu butumwa kugira ngo umugirire neza. Uwiteka Imana isumba byose, ijambo nyuzamo ritanga umusaruro mu baryumva bose, kandi rihindurire benshi ku bukiranutsi, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amena. Uwiteka Imana iduhana umugisha mwese abankurikiye kuri iyi channel ya YouTube. Imana yampaye ijambo rifite umutwe uvuga ngo umva ibyiza by'imirimo myiza. Hari ibyiza by'imirimo myiza, haleluya. Imirimo myiza ijya iba urwibutso imbere y'Uwiteka Imana. Burya nukora ikintu cyiza ntukibwire ko Imana itakibona. Icyiza cyose ukora kiba urwibutso imbere y'Imana. Icyiza cyose ukora kirakuvuganira imbere y'Imana. Uwiteka Imana ajya yandika imirimo myiza abantu dukorera hano muri iyi si. Iyo dukoze neza birandikwa. Nta kintu cyiza ukora ngo gipfe ubusa, ahubwo icyiza ukoze cyose kiba cyanditse, kikaba urwibutso imbere y'Imana, bigatuma Imana ikwibuka. Imirimo myiza ijya yongerera igihe umuntu cyo kubaho. Imirimo myiza ijya isubiza umuntu ubuzima yarabubuze, igihe yarapfuye Imana ikamuzura bitewe n'imirimo myiza. Imirimo myiza ituma umuntu agira igikundiro imbere y'Imana. Imirimo myiza ituma umuntu agira igikundiro ku bantu. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Byakozwe n'Intumwa, igice 9:36, turahera ku murongo 36 tugeze uwa 41. Turahabona urugero rw'umugore bita Tabita wakoze imirimo myiza. Tugiye kureba ibyiza by'imirimo myiza yakoze, icyo byamumariye cyangwa ingaruka nziza zavuye muri uko gukora imirimo myiza kwa Tabita. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kandi i Yopa hari umugore w'umwigishwa witwaga Tabita, risobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Muri iyo minsi ararwara arapfa. Bamaze kumwuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru. Kandi kuko i Luda hari bugufi bw'i Yopa, abigishwa bumvise ko Petero yari, bamutumaho abantu 2 bamwinginga bati, ngwino uzi iwacu ntutinde. Petero arahaguruka ajyana nabo. Asohoyeyo bamujyana muri icyo cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande rwe barira, berekana amakanzu n'imyenda Doruka yababoheye akiriho. Petero abaheza bose, arapfukama arasenga, ahindukirira intumbi ati, Tabita haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. 41. Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima. Haleluya. Tabita yakiriye igitangaza cyo gusubizwa ubuzima kubera imirimo myiza yakoze. Byoroheye Petero kumusengera kuko hari icyo Imana yamwibukiragaho. Nawe niba ufite urwibutso imbere y'Uwiteka Imana, biroroshye cyane isengesho ryawe ryumvikana vuba imbere y'Imana, ikabangukira kugusubiza, ikabangukira kugutabara, kuko Imana ifite ikwibukiraho. Biragatsindwa kutagira urwibutso imbere y'Imana. Biragatsindwa kubaho uri ruvumwa, udafite ikintu Imana ikwibukiraho, udafite ikintu abantu bakwibukiraho baguhamiriza ngo bavuge bati, uyu muntu agira neza, uyu muntu ni umuntu mwiza. Haleluya. Erega ubuhamya cyangwa guhamirizwa bituruka ku bantu bitewe n'imbuto twera, bitewe n'ibikorwa babona dukora. Haranira kugira imirimo myiza izakubera urwibutso imbere y'Imana. Ese wowe unyumva, wowe unteze amatwi, wowe ukurikirana ubu butumwa, hari urwibutso waba ufite imbere y'Imana? Hari icyo Imana yabikwibukiraho? Ibaze nanjye nibaze. Ibaze niba hari ikintu cyiza wumva wabwira Imana kigatera Imana gukora.
Haleluya. Mase niba wumva nta cyiza ufite, nta cyiza Imana yakwibukiraho, maze aka kanya ugakoreshe kugira ngo wisuzume, wisubireho, nawe wige gukora neza, nawe ugire ishyaka ryo gukora ibyiza kugira ngo Imana ibikwibukireho. Imana yacu nishimwe. Abantu bagira ishyaka bakagira umwete wo gukora ibibi bibarimbura, bizabarimbura, bagakora ibibi ukabona barabishishikariye, ariko wababwira gukora ibyiza ukabona ni nk'umusaraba ubahekesheje. Ariko arahirwa umuntu ufite iby'Imana imwibukiraho, arahirwa umuntu ufite imirimo myiza, uwo afite amahirwe akomeye cyane kuko afite urwibutso imbere y'Uwiteka Imana. Gukora ibyiza bituma umuntu yongererwa igihe cyo kubaho. Inkuru z'umugabo bita Hezekiya wongerewe igihe cyo kubaho kubera ko yagize urwibutso imbere y'Imana, kubera ko yari afite icyo yibutsa Imana. Igihe cye cyari cyageze cyo gupfa, Imana imutumaho umuhanuzi Yesaya. Reka tubisome mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma Abami ba kabiri ibice 20 umurongo wa mbere tugere ku wa 6. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ngo muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga, aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira, ahubwo ugiye gutanga. Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati ndakwinginze Uwiteka, uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane. Ariko Yesaya ataragera mu murwa hagati, ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riramubwira riti subirayo ubwire Hezekiya umutware w'ubwoko bwanjye uti Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze ngo numvise gusenga kwawe mbona n'amarira yawe, dore nzagukiza. Ku munsi wa 3 uzazamuke ujye mu nzu y'Uwiteka, kandi ku kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15, kandi nzagukizanya n'uyu murwa mbakize umwami wa Ashuri. Nzawurinda ku bwanjye no kubw'umugaragu wanjye Dawidi. Amena. Haleluya. Hezekiya ngo yararwaye yenda gupfa, yararembye, yarameze nabi. Nkuko wenda nawe waba urwaye, ushobora kuba uri mu bitaro cyangwa unarembeye mu rugo iwawe, wenda waranivuje birananirana, kwa muganga baragusezerera, barakubwira bati genda utegereze igihe cyo gupfa, ariko birashoboka ko wakongererwa igihe cyo kubaho. Niba ufite urwibutso imbere y'Imana, niba ufite icyo Imana ikwibukiraho, birashoboka Imana ikakongerera imyaka yo kubaho mwene data. Birashoboka Imana ikagukiza, ikakongerera imyaka yo kubaho. Hezekiya ngo yongerewe imyaka yo kubaho imyaka 15 yose, yongerewe imyaka 15 kubera imirimo myiza. Mwumvise isengesho rye, yasenze yibutsa Imana ati wibuke ko najyaga ngendera imbere yawe mu by'ukuri mfite umutima utunganye, nkora ibishimwa imbere yawe. Haleluya. Ese wowe n'iki Imana ikwibukiraho? Cyewe n'iki Imana inyibukiraho? Nitwisuzume, isuzume nanjye nisuzume. Niki hari iki Imana yabikwibukiraho? Niba gihari, tuza umutima wawe. Uwiteka Imana irakuzi, Imana igufitiye imigambi myiza. Wowe wari wihebye, wowe wumvaga ko upfuye, wowe wumvaga ko ibyawe birangiye, Imana ishobora kukongerera igihe cyo kubaho nk'uko yacyongereye Hezekiya. Ahari abaganga bananirwa, ahari abaganga bakubwira ko byarangiye utazabaho, ariko iteka abana b'abantu baca ntabwo ari iry'Imana igucira. Niba warakoze ibyiza, hari ibyiringiro by'uko Imana yakongerera igihe cyo kubaho. Ushobora kongererwa igihe cyo kubaho, ukongera ukabaho, ukarama imyaka yindi yo kubaho, kuko Imana yibutse imirimo yawe, kuko hari imirimo myiza ufite imbere y'Imana, hari urwibutso Imana ikwibukiraho. Haleluya.
haleluya. Imirimo myiza igituvuganira, imirimo myiza igituma umuntu yongererwa igihe cyo kubaho, imirimo myiza igituma umuntu ahindurirwa amateka. Imana ikakugirira neza, Imana ikagutabara ugeze mu kaga, kuko hari imirimo myiza wakoze, kuko hari icyo abantu bakwibukiraho n'Imana. Haleluya. Tubonye izi ngero z'aba bantu bo muri Bibiliya. Twabonye uriya mugore wa mbere Tabita, ngo yabohaga imyenda akabohera abapfakazi akabagirira neza, ariko igihe cye kigeze apfuye baratakamba, batangira kwibutsa Imana, baravuga bati uyu niwe watwambikaga, tuzambikwa nande? Ayo marira aratumbagira imbere y'Uwiteka Imana. Umukozi w'Imana Petero asenze, isengesho ryumvikanye vuba, Imana irakora, Imana imusubiza ubuzima, kuko yabonaga ko agikenewe muri iyi si, kuko yabonaga ari uwo kwifuzwa. Ariko niba udafite igituma wifuzwa, ubwo nta kisengesho wasenga ngo rigere imbere y'Imana, ryumvikane imbere y'Imana. Niba nta cyiza Imana ikwibukiraho, niba ukora ibibi gusa, abantu bose bakaba bakuvumira ku gahera, ntiwibwire ko Imana ibasha kukurokora kubw'iyo mirimo mibi ukora. Ahubwo ya mirimo mibi ukora irakurimbura, ya mirimo mibi ukora ishobora no kugukenyura ugapfa utagejeje igihe, kubera ko ukora ibyangwa n'Uwiteka Imana, kubera yuko ubangamiye abantu b'Imana. Biragatsindwa kuba uri muri karitsiye, kuba utuye ahantu abantu batakwishimiye, abantu binubira ibikorwa byawe bibi, abantu bose ntawe ugucira akaruru utega. Uwiteka Imana adufashe tugire imirimo myiza, adufashe tube impumuro nziza aho dutuye, adufashe tugire imirimo myiza imbere y'Imana ituvuganira, tugire imirimo myiza, tugire ibikorwa byiza muri bagenzi bacu, bashobore kuduhamiriza. Tubonye ko aba bapfakazi bariraga berekana imyenda uyu mugore yababoheye. Twumvise na Hezekiya mu isengesho rye yasenze yibutsa Imana ati wibuke ko nagenderaga imbere yawe. Haleluya. Ese wewe waba ugendera imbere y'Imana? Waba ukora ibishimwa n'Imana? Waba ukora iby'Imana igushakaho? Waba ubana n'abantu amahoro? Waba ugirira abantu neza? Haleluya. Niba ubikora, Uwiteka Imana akugirire neza. Niba ubikora, urahirwa kuko ufite urwibutso imbere y'Imana. Icyiza dukora cyose cyandikwa mu gitabo cy'urwibutso, Imana ikakitwibukiraho. Wagera mu kaga ukabona Imana iragutabaye, Imana ikakurengera. Hezekiya amaze kwibutsa Imana ko yagenderaga imbere yayo, Imana yamwongereye imyaka 15 yo kubaho. Iramubwira iti ku minsi yo kubaho kwawe nongeyeho imyaka 15, kandi nzagukizanya n'uyu murwa. Haleluya. Iyi Imana igukijije igukizanya n'abandi. Mana yacu nishimwe, kuko ubu uri uw'umumaro. Ifuze kuba uw'umumaro, ifuze kugira imirimo myiza. Imirimo myiza iravuga. Hari ibyiza by'imirimo myiza. Imirimo myiza itumugira igikundiro. Haleluya. Imirimo myiza utumuvugwa neza, ukagira iherezo ryiza. Imirimo myiza niyo izaduherekeza. Haleluya. Imirimo myiza ituma Imana igusanga, ituma Imana ikugenderera mu rugo rwawe, ituma Imana ikwishimira, ituma Imana iguhozaho ijisho, Imana ikakurinda akaga, ikakurinda muri byinshi. Reka turebe urundi rugero twafata. Hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda habaye ibintu byinshi, habaye jenoside nk'uko tubizi yo muri 1994, ariko tujya twumva ubuhamya bw'abacikacumu bahamiriza bagenzi babo babashije kubahisha, bakabahisha mu ntambara, bakabahisha bicanye ntibabice. Uwo muntu wahishe umuturanyi we, iyo ni imirimo myiza. Iyo ni imirimo myiza Imana ibasha kumwibukiraho, ikamugirira neza, ndetse ikagirira neza n'abamukomokaho bose kubera icyo gikorwa cyiza yakoze. Ariko hari n'abandi bafite imitima ya kinyamaswa, batagize impuhwe, ahubwo umuturanyi we yamuhungiraho akamutanga, akamugambanira. Naho yihishe, yabundabunze yagiye kwihisha, akamugambanira, akamwerekana, bakamwica. Ariko hari n'abandi babaye intwari, barabahisha ndetse bemera gupfana nabo, bemera kuba ibitambo. Baravuga bataho kugira ngo tubatange ngo mubice, nimutwicane nabo. Barapfa bo nabo barahari. Tujya twumva ubwo buhamya. Abo bantu iyo ni imirimo myiza barandikishije imbere y'Uwiteka Imana. Isengesho ry'uwo muntu wakoze icyo gikorwa, watabaye mwene se akamurokora urupfu, Imana ntiyabura kurisubiza. Imana ntiyabura kumugirira neza. Imana nawe iramwibuka iyo ageze mu bikomeye. Imana ikamurengera kubw'ibyiza yakoze.
tugiye kureba urugero rundi dusoma muri Bibiliya mu byakozwe n'intumwa ibice 10 umurongo wa mbere kugera ku wa 4 turahabona urugero rw'umugabo bita Koroneliyo. Uyu mugabo ngo yari umunyadini ariko yubahaga Imana, yakundaga Imana, ngo akagirira abantu bose neza, akagira ubuntu, ngo yagiraga ubuntu bwinshi, yaratangaga, yaramburaga ibiganza bye agatanga, kandi yari yaratoje n'abo mu rugo rwe kubaha Imana, agasenga n'abo mu rugo rwe yarabatoje ngo gusenga Imana. Reka mbabwire mwebwe bafite ingo, abantu bafite ingo, mukaba mudatoza imiryango yanyu gukora neza. Hari ababyeyi batigisha abana babo gukora ibyiza cyangwa ngo babigishe gusenga, abo bafite akaga. Ariko uyu mugabo Koroneliyo yari yaramenye iryo banga, ararihishurirwa. Reka twumve dusomye ibice 10 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 4, twumve uyu mugabo uburyo yakoraga ibikorwa byiza, uburyo imirimo ye yamenyekanye imbere y'Imana. Haravuga ngo hariho umuntu w'i Kayisariya witwaga Koroneliyo, umutware utwara umutwe w'abasirikare wo mu ngabo zitwa Italiyana. Yari umuntu w'umunyadini wubahana Imana n'abo mu rugo rwe bose, wagiriraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Abona ku mugaragaro mu iyerekwa marayika w'Imana yinjiye iwe nko mu isaha ya 9 y'umunsi. Aramuhamagara ati Koroneliyo. Aramutumbira, aramutinya, aramubaza ati niki mwana? Aramusubiza ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Haleluya! Uyu mugabo yari yaramenye ibanga ryo gusenga, yari yarasobanukiwe, amenya neza ibanga ryo kugira neza, ngo yagiraga ubuntu bwinshi, yaratangaga, yari yarigishije umuryango we gusenga, ngo yasengaga Imana ubudasiba n'abo mu rugo rwe. Haleluya! Arahirwa umuntu watoje umuryango we gusenga Imana, arahirwa umubyeyi wigishije abana be gusenga Imana, arahirwa umubyeyi wigisha abana be gukora ibyiza, kugira neza, akabigisha ingeso nziza, akabigisha kubana n'abandi amahoro, akabigisha kurambura ibiganza bagatanga. Arahirwa uwo mubyeyi uba urugero rwiza ku bana be. Haleluya! Koroneliyo yari yaramenye iryo banga, yari yarasobanukiwe, amenya iryo banga ryo gusenga Imana, kandi akabifatanya no kugira neza. Ngo yagiraga ubuntu agatanga, ngo agatanga, akarambura ibiganza bye agatanga. Ariko nawe muri uko gukora ibyiza, Imana byatumye biba urwibutso. Muri ibyo byiza yakoraga byabaye urwibutso imbere y'Uwiteka Imana, bituma Imana yohereza marayika wayo aza mu rugo rwe. Haleluya! Yabonye Imana ibikorwa byiza yakoze, kurambura ibiganza by'agatanga, agafasha abantu, gusenga kwe ubudasiba, imico myiza yatoje abo mu rugo rwe, byarazamutse biba urwibutso imbere y'Uwiteka Imana. Ni iki wowe ukora Imana yakwibukiraho? Ni iyihe mico wigisha abo mu rugo rwawe byatuma Imana ikora, byatuma Imana ibitaho nk'uwo muryango ikabibuka? Haleluya! Ni izihe ngeso urimo kwigisha abana bawe? Hari abantu benshi bigisha abana inzangano, bakabashyiramo amacakubiri, bakigisha abana amacakubiri, bakabigisha ingeso mbi, aho kubigisha ingeso nziza ngo babigishe kubaha Imana, babigishe kubana n'abandi neza, ahubwo ugasanga barabibamo inzangano. Abo bantu bafite akaga. Ariko umubyeyi wese uneze amatwi ankurikire yumve iri jambo, dufate icyitegererezo kuri uyu mugabo Koroneliyo wari warigishije abo mu rugo rwe gusenga Imana, akabigisha kubaha Imana, kandi ngo agasenga ubudasiba, ndetse ngo akagira ubuntu bwinshi, akajya arambura agatanga. Haleluya! Yagiraga ubuntu bwinshi, yari yarigishije umuryango we kubaha Imana, yarabigishije imico myiza. Niba ubikora urahirwa. Ibyo nibyo
nkwifuriza nibyo nanjye niyifuriza. Iyo niyo mirimo myiza Imana idushakaho. Imirimo myiza iravuga, imirimo myiza ituma Imana ikora, imirimo myiza ihagurutsa Imana ikaza mu ntebe yayo, ikahaguruka mu ntebe yayo ikaza mu rugo iwawe. Imana yagutumaho marayika wayo. Ntabwo uteze kuzabona Imana igenda n'amaguru ngo uyibone n'amaso, ahubwo Imana tuyibonera mu bantu bagenzi bacu, Imana tuyibonera mu byidukorera, Imana tuyibona. Imana ishobora guhagurutsa umuntu akaza akakugirira neza, agakemura ikibazo wari ufite, kuko hari urwibutso Imana yakwibukiyeho, ikohereza umuntu akaza nk'uko Imana yohereje uyu marayika wayo kwa Koroneliyo ngo agende amubwire ko gusenga kwe n'ubuntu bwe, imirimo ye yabaye urwibutso imbere yayo, yazamukiye kuba urwibutso imbere yayo. Haleluya! Nk'uko Imana yohereje Petero akagenda agasengera Tabita, Imana ikamusubiza ubuzima, ikamuzura. Nk'uko Imana yohereje Yesaya kwa Hezekiya ngo ajye kumubwira ko igihe cye kigeze, arwaye atazakira, ariko kuko Hezekiya yatakambiye Imana, akibutsa Imana imirimo myiza yakoraga, akayibutsa ko yajyaga agendera imbere yayo, akayibutsa ibyiza yakoze, yagenderaga imbere yayo mu by'ukuri n'umutima utunganye, bigatuma Imana imwongerera igihe cyo kubaho. Nawe Imana yakongerera igihe cyo kubaho. Nawe wowe unteze ugutwi, Uwiteka Imana yibuka imirimo yawe myiza. Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu. Imana yibuka uwo wagiriye neza, nawe igira uwihagurutsa ku bwawe aza kugirire neza mu izina rya Yesu. Imana yibuke wa mushonji wagaburiye ashonje, nawe izi kugaburire niba udafite ibyo urya. Imana yibuke uwo wambitse, niba udafite icyo wambara uyu munsi, nawe Imana ikwambike mu izina rya Kristo Yesu. Imana yibuke uwo wahaye amazi afite inyota, Imana ikugirire neza kubw'icyo gikorwa wakoze, kuko ni Imana itibagirwa imirimo. Umwana w'umuntu wamugirira neza, icyiza umukoreye ntagiha agaciro ndetse ntanakibuke, ariko Imana yacu ishimwe ko ibyo dukora byose byiza byandikwa mu gitabo cy'urwibutso, kandi Imana ikabitwibukiraho. Imana ntabwo ari nk'umwana w'umuntu ngo yibagirwe ibyiza umuntu aba yakoze, ahubwo Imana yibuka imirimo yacu, Imana yibuka ibyiza dukora. Haranira gukora ibyiza, haranira kugira imirimo myiza imbere y'Uwiteka Imana, haranira gukora ibyiza, haranira kugirira abantu bose neza, haranira gukora ibyiza igihe ufite uburyo. Haleluya! Imana izabiguhera umugisha, Imana izakugirira neza kubera ibyo bikorwa byiza ukora, kubera iyo mirimo myiza ukora mu izina rya Yesu. Imana ikwibuke wowe ugerageza gukora ibyiza, Imana yibuke imirimo yawe, nawe ikugirire neza, ihure no kwifuza k'umutima wawe mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Uwiteka Mana yo kwizerwa no kwiringirwa, ndagushimye nyir'ubutware n'ubushobozi bwose ushoboje kuvuga ijambo ryawe nk'uko warimpaye. Reka Mana isumba byose, buri muntu wese wumva ubu butumwa, Uwiteka Mana isumba byose ahindurwe nabwo. Ubu butumwa nyaguhara ku ngoma Data wera butumenya kubaha Imana, afata icyemezo cyo gukora imirimo myiza kandi ayifatanye no kugusenga ubudasiba, kuko tubonye ko ari imirimo myiza ivuganira umuntu, imirimo myiza igenda igatumbagira ngo ikaba urwibutso imbere yawe. Ndagusabye rero iteka Mana ikomeye kugira ngo Data wera twese Mwami Imana bari muri Yesu dushoboze gukora imirimo myiza, tugendere mu mirimo myiza itunganye kuko ariyo udushakamo. Fasha buri wese, nsenge buri muntu wese utagira imirimo myiza, ugira umutima w'ubugugu, utashobora kurambura ibiganza bye ngo afashe abakene, mu izina rya Kristo Yesu umukize ubwo bugugu, umuteremo umutima utanga, umutima w'impuhwe, umutima ugirira neza bose mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana ikomeye, reka nyaguhora ku ngoma Data wera dushobozwe nawe kugenda nk'uko ushaka, tugendere mu mirimo myiza igihe kidutije ubu buzima, kugira ngo ya mirimo myiza dukora tugifite ubuzima izaduherekeze. Urakoze Uwiteka Imana ikomeye, senze nizeye nyuze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amena. Shalom bene Data, amahoro ya Kristo akomeze kubana namwe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo.